turi mu isi y'uruvange aho ubuzima bwacu budusaba amahitamo kuri buri ntambwe iyo ari yo yose dukeneye gutera, kandi tugomba guhitamo mu ruvange rw'ibintu birimo ibyiza n'ibibi kandi bitagaragarira amaso. Ese umuntu yabigenza ate kugira ngo asobanukirwe, abashe kugira amahitamo mazima mu buzima bwe? Muri ibi bintu duhitamo harimo no guhitamo abo tubana nabo, abantu tugendana nabo. Ku bantu benshi bubatse barabyumva neza cyane ko mu bintu bisaba imbaraga nyinshi guhitamo, mu nshuti uhitamo harimo guhitamo umuntu uzabana nawe, cyangwa se no kuba wasobanukirwa mu by'ukuri umuntu uri kumwe nawe ni muntu ki, kuko iyo uri kumwe n'umuntu utari uwa nyawe bigira ingaruka ku musaruro wawe, bigira ingaruka ku buzima bwawe. Birasaba rero ko tugira ubundi bwenge, tugasaba Imana ubwenge kugira ngo tubashe gusobanukirwa neza uko tubaho ubuzima n'uko twitwara mu mahitamo yacu, ndetse n'uburyo tubasha kumenya abo tubana nabo kugira ngo tubashe kugira ibyo twirinda niba ari ngombwa, cyangwa tubashe kugira ibyo dukora niba ari ngombwa. Abantu benshi bakunda kwibaza bati Imana ikoresha ubuhe buryo ikuburira ko mu buzima bwawe hajemo umugore mubi? Ni ibihe bimenyetso bizagaragara ku mugore uri gukoreshwa na Satani mu buzima bwawe kugira ngo akurwanye? Ngiye kukubwira ibimenyetso 4 Bibiliya igaragaza bizakuburira ko umugore uri kumwe nawe yoherejwe na Satani kugira ngo akurwanye. Ikimenyetso cya mbere, umugore mubi ukoreshwa na Satani arangwa n'akavuyo. Ibintu birimo Imana biba bifite umurongo, biba birimo amahoro. Dusomye mu Bakorinto ba mbere 14:33 haratubwira ngo Imana si iy'umuvurungano ahubwo ni iy'amahoro. Ariko ibintu bitarimo Imana, aho Satani ari, ahora agerageza guteza ibibazo n'akavuyo bidashira. Urugero, niba usanzwe ugira umupaka hagati y'ubuzima bwawe bwite n'akazi, ibibazo umugore wawe ateza bizatuma wisanga byinjiye mu kazi kawe cyangwa se byinjiye mu masaha yawe y'akazi. Ushobora kuba usanzwe ugira umurongo ntarengwa mu buzima bwawe, ukaba ubayeho hari ibintu wirinda gukora. Umugore uri mu buzima bwawe yakoreshwa na Satani ashobora kugira imyitwarire agaragaza ku buryo utabaye maso ushobora kwisanga warenze imipaka mu myitwarire yawe. Ibi tubibona kenshi nk'igihe umugabo aba atanywaga inzoga mu busore bwe, ariko yamara gushaka ibibazo byo mu rugo bikamurenga akisanga ari umusinzi cyangwa akanishora mu busambanyi kandi atarabyigeze. Ushobora kuba nanone wari usanzwe ubana neza n'inshuti n'umuryango wawe, nyamara wamara gushaka umugore akaguteza umubano mubi hagati yawe n'inshuti, ukazisanga nta nshuti ukigira cyangwa se n'umuryango waragucitse. Umugore mubi aguca ku nshuti, aguca ku muryango. Hari abagabo benshi usanga batarashaka yari umunyamahoro, ahora yishimye kandi ari intangarugero mu bandi, yamara gushaka ukabona yarahindutse cyane, ahora ahangayitse atakigira umutuzo muri we kubera ingorane zikomoka ku mugore yashatse. Umugore mubi aguteza guhorana ibitekerezo by'umubabaro no guhangayika ntubashe gutuza. Umugore ufite Imana muri we arangwa no kugira gahunda ihamye ndetse no gushyira ku murongo ubuzima bw'umugabo. Uyu mugore aba afite uburyo ahosha ibibazo, mu gihe umugore mubi we ahubwo abiteza. Umugore ukomoka ku Mana aba azi gucunga neza iby'urugo rwe, aba afite uburyo yita ku byo wamuhaye akabibyazamo byinshi kandi byiza kurushaho, nk'uko bivugwa mu Migani 31. Aravuga ngo amenya neza imico yo mu rugo rwe kandi ntabwo ari ibyo kurya by'ubuti. Ikimenyetso cya kabiri, umugore ukoreshwa na Satani ntabwo yita ku isezerano cyangwa isano mufitanye mu rugo. Satani yanga cyane urugo kuko urugo ruhesha Imana icyubahiro. Niyo mpamvu kenshi akoresha aba bagore babi kugira ngo arwanye urugo. Hari uburyo bubiri Satani akoresha aba bagore. Uburyo bwa mbere, Satani akoresha aba bagore basenya ingo zisanzwe zubatse. Aba bagore bakoresha ubwiza bw'imibiri yabo bakurura abagabo b'abanyantege nke bakabashora mu busambanyi. Imigani 30:20 aravuga ngo niko ubugenge bw'umugore w'amaraya bumeze, ararya akiyunyuguza maze akavuga ati nta kibi nakoze. Uburyo bwa kabiri, Satani akoresha aba bagore kandi mu gusenya imiryango babuza abasore, abagabo batarashaka, bakababuza gushyingirwa. Bakururira abagabo mu busambanyi, bagakora ibishoboka byose bakabakuraho ibyo batunze, bakabasiga nta kintu bakigira, ndetse bamaze kubasenya burundu mu mitima
mutima. Ibi birangira bibateye kuzinukwa abagore. Mu Migani 31:3 haratubwira ngo ntugahe abagore intege zawe n'ubugingo bwawe, kuko ari cyo kigusha abantu. Iyo ugize umugisha ugahura n'umugore w'ukuri, imbaraga zawe ntabwo zipfa ubusa. Uzamukurikira kandi nawe agufashe kubaha Imana mufatanyije mu rugo rwanyu. Imigani 18:22 haravuga ngo ubonye umugore mwiza aba abonye ikintu cyiza, akaba agize umugisha ahawe n'Uwiteka. Ikimenyetso cya gatatu, umugore mu bukorerwamo na Satani. Uzamubwirwa no kwigomeka ku nshingano mu mubano wanyu. Igitero cya mbere Satani akoresha ku bantu kibanda cyane ku nshingano zigize umubano. Timoteyo wa mbere 2:13-14 haravuga ngo kuko Adamu ari we wabanje kuremwa, nyuma hagakurikiraho Eva. Kandi Adamu si we wayobejwe, ahubwo umugore ni we wayobejwe rwose, ahinduka umunyabicumuro. Abantu benshi bavuga ko ubuyobozi bw'umugabo Bibiliya ivuga byari umuco. Bavuga ko bitakigezweho muri iki gihe cyacu. Ariko uyu murongo uhuza inshingano z'umubano no kuremwa kw'abantu mu cyimbo cyo kuba ari umuco. Imana irema Adamu yari yaramugeneye kuyobora. Ikintu cyatumye Satani abasha gushuka Adamu na Eva nuko yabagerageresheje kureka Eva akayobora. Byatumye Adamu nawe agwa mu makosa kubwo kwemera ubuyobozi bw'umugore. Uyu murongo mu buryo busobanutse urerekana inzira Satani akoresha arwanya amakupure binyuze mu gutuma abagabo barebera. Umugore akaba ari we ugira inshingano zigenga cyangwa zitwara imibanire yabo. Kuko iyo turebye icyo Bibiliya ivuga mu Itangiriro 3:16, kuko kubera icyaha bakoze, Imana ibwira umugore iti kwifuza kwawe kuzaherera ku mugabo wawe kandi nawe azagutwara. Ibi bisobanuye ko hazaba intambara igihe cyose. Umugore azakenera kuyobora umugabo mu cyimbo cyo kumwumvira amwubaha. Iyo umugore abashije kubigeraho akayobora umugabo, arahomba kuko ntabwo abasha kubona imigisha ituruka mu bwitange bw'urukundo n'ubuyobozi bw'umugabo we. Noneho igihe agerageje kuba hejuru y'umugabo we bikamunanira, agira ikindi gihombo nanone, kuko ibyaha byo mu mutima w'umugabo we bimusunikira kuganza umugore we amuyoboresha igitugu, kandi ibi ni bibi ndetse n'icyaha. Rero keretse gusa iyo umugabo n'umugore bemeye guhinduka mu mitima yabo ku bwa Kristo, nicyo cyonyine kibashoboza gukora byose nk'uko Imana yagennye ko bigomba gukorwa hagati yabo. Buri wese akemera kuba uwo Imana yagennye ko agomba kuba we, agahagarara mu nshingano ze nk'uko abitegekwa n'ijambo ry'Imana. Umugabo yagenewe gukunda umugore we mu bugwaneza no kumwitangira, naho umugore we yagenewe kubaha umugabo we akamwiyegurira mu rukundo. Tubisanga muri Petero wa mbere 3:1-7 no mu Befeso 5:22-33 ndetse no mu Bakolosayi 3:18-19. Ikimenyetso cya kane, umugore mu bukorerwamo na Satani arwanya agakiza kawe, arwanya gukizwa k'umugabo, agerageza kumujyana kure y'Imana. Umugore mubi nubwo atarusha umugabo w'imbaraga, ariko akoresha amagambo ye kugira ngo agere ku byo ashaka. Akoresha kwitotomba bikabije kugira ngo ahabwe ibyo akeneye, ku buryo naho wumva gutabimuha, ariko kwitotomba kwe gutuma ubikora kugira ngo haboneke amahoro. Imigani 21:9 aravuga ngo kuba mu gakinga k'urusenge biruta kubana n'umugore w'ingare mu nzu y'inyumba. Igihe Delila yashakaga kumenya ibanga ry'imbaraga za Samusoni agambiriye kumugambanira mu banzi be, ku ntangiriro Samusoni yihagazeho, ariko Delila yanga gucika intege. Mu Bacamanza 16:16-17. Ariko kuko yamushimikiriye iyo minsi yose akamubaza amuhata, amurembeje nk'uwenda gupfa, nuko amubwira ibyari ku mutima we byose. Nk'uko uyu murongo tubwira, mu kwitotomba k'umugore Satani agerageza kukugusha mu cyaha cyo kugambanira Imana kugira ngo ujye kure y'ubuntu bwayo, nk'uko byagendekeye Samusoni. Ariko iyo ubisobanukiwe ukihana, Imana ikugarura mu mbabazi zayo. Bitandukanye n'umugore w'intumwa ya Satani uhora witotomba. Umugore uri mu Imana we uzamubwirwa no kwitonda mu bintu byose, ndetse no gutuza haba mu bitekerezo bye ndetse no mu magambo.
Petero wa mbere 3:4 hatubwira ko umurimbo w'umugore ukwiriye kuba uw'imbere uhishwe mu mutima, umurimbo utangirika w'umwuka ufite ubugwaneza n'amahoro, ari wo w'igiciro cyinshi mu maso y'Imana. Ibi bimenyetso nubyitaho bizakorohera kumenya umugore w'intumwa ya Satani, bizagufasha kandi kubaho ubuzima butekanye kuko uzaba ubasha kwirinda kugwa mu mitego y'aba bagore. Gusa ndabwira umugabo cyangwa umusore unyumva, biragusaba kwitonda cyane ugasaba Imana ubwenge. Kenshi dukururwa n'ubwiza bwabo, ariko igikomeye benshi mu bagabo batazi nuko ntabwo ari buri mugore wese ukwiye agaciro nk'ako duhereza abagore, kuko hari abo utakazaho imbaraga mu by'ukuri batabikwiriye rwose. Niba unyuzwe n'ubu butumwa wandike amena muri comment, ukande subscribe kandi niba utarayikora. Ikindi ntiwibagirwe gukanda like, kuko like yawe iratuma ubu butumwa bugera ku bantu benshi. Imana iguhe umugisha.